yapariye nyakagiye kubereza urwego munyureho banje kumuzana noneho hari umva babwire marayi naramuka agizwe kubita namwe mu mukubita wewe arakubita noneho muhagarara manuke namanuke arashaka arakubita nawe nuko ari bakwegera bakatsumba we ndagusuhuje kandi ngifurije gukomeza kugira ibihe byiza wowe turi kubana muri aya makuru. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiriye amashusho y'umugabo wari uri hejuru y'inzu ye rwose yubakiye ari kuyisenya. Mu by'ukuri abaturage bahuruye, ni video yateye benshi ubwoba, akaba ari n'amashusho yasohotse ku munsi wa Bonane. Amakuru ubwo yamaraga kumenyekana, umuntu wese wabonaga iyi video yaribazaga bati niki cyatumye uyu mugabo ajya hejuru y'inzu ye yiyubakiye hanyuma agashaka kuyisakambura. Tese yari yabuze urufunguzo, tese byagenze gute, tese harimo umuntu umwe imbere wanze kumukingurira. Rero niyo mpamvu nje ahangaha kugira ngo mbe nabagezaho amwe makuru agiye atandukanye, ndetse mbe nabagezaho ndetse naho uyu mugabo kugeza kuri ubu ngubu ari kuba abarizwa. Amakuru avuga ko ubwo aya mashusho yamaraga kujya hanze, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, inzego z'umutekano, ubwo ndavuga Rwanda National Police, baje gutangaza ko uyu mugabo baje kuza kuba bamufata, gusa mu gufatwa akaba n'ubundi arwariye mu bitaro, ari harembewe, ariho arembeye, akaba ari kuvuzwa kugira ngo akire, dore ko ubwo yari ari hejuru y'inzu ari kuyisenya yaje gukandagira nabi, aramanuka agwa mo imbere, aza gukomereka rero bikomeye. Kuri ubu ngubu akaba ari indembe, akaba arwariye mu bitaro. Hanyuma benshi mu babonye aya mashusho bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye. Bamwe bati uyu mugabo yari yasinze, hanyuma avuye kunywa umugore we ngo yanga gufungura, mbese ukuntu yasinze rero ngo yari arimo asakambura inzu ngo kugira ngo amusangemo ngo aze kuza kuba yamwica. Amakuru akavuga ko ngo yaje ngo arakomanga, umugore ntiyakingura, ngo atekereza ko ashobora kuba yamwihoreye ari muri iyi nzu. Rero nicyo cyatumye ahita yurira hejuru y'iyi nzu akayisakambura kugira ngo n'ubundi amusangemo aze kuza kuba yamwica. Ayo ni amwe mu makuru agenda avugwa na bamwe mu bantu bagiye batandukanye, by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga. Aya makuru niho tuba twayakuye, ntabwo tuhagazeho 100%, ariko nibitangazwa na bamwe mu bakoresha n'ubundi imbuga nkoranyambaga, dore ko abantu bagiye batandukanye baba bafite amakuru yabo. Ariko kugeza kuri uyu mwanya njyewe icyo nari nje hano kubabwira ni uko uyu mugabo yamaze nyine gufatwa na polisi y'u Rwanda, cyane ko yari yakomeretse nyine, akajyanwa ku bitaro, akaba ari kuvurwa. Hanyuma rero muri uko kuvurwa biteganijwe ko nakira n'ubundi uyu mugabo azashyikirizwa n'ubundi ubushinjacyaha, cyangwa se azagezwa imbere y'ubutabera kugira ngo n'ubundi aburane ku mashusho yagaragaye n'ubundi ari gusenya inzu, avuga ndetse icyaba cyabimuteye kuba yarafashe umwanzuro wo kuba yakurira hejuru y'inzu akayisakambura. Ngira ngo murabona abaturage bari bahuruye
bageragezaga kuba batabaza, ari hejuru y'inzu agafata inzego yari yuririyeho kazibakubita mu mitwe, bamwe bagahunga. Ngira ngo namwe mu mashusho n'ubundi muri gukomeza kugenda mubona kuri screen zanyu, akaba ari amwe mu mashusho yakomeje kugenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Bati uyu mugabo, ati umugabo ufite amahane ameze gutyo, umugabo uri gusakambura inzu gutya, mu by'ukuri ati agufashe yakugenza ate, ati ntiguhita gukura mu mwuka. Ngira ngo rero namwe mu mashusho yagiye akomeza kugenda agarukwaho na bamwe mu bantu bagiye batandukanye, bagenda batanga ibitekerezo. Bati rwose uyu muntu biragaragara ko afite kamere mbi, afasha umuntu yamugirira nabi, kuko gufata umwanzuro wo kujya hejuru y'inzu kayisenya ugasakambura ngo uri gushakamo umuntu, uyu mudayimoni yaba ari ku rwego rwo hejuru, yaba ari ku rwego rwo hejuru. Gusa amahirwe ahari ni uko nyine uyu mugabo nta kintu na kimwe n'ubundi yigeze yangiza, usibye kuba nyine ari inzu yangije gutya nawe agakomereka, ariko amakuru ahari avuga ko nta muntu n'umwe wigeze ahasiga ubuzima. Hanyuma nsoza, ese ibingibi birakwiye? Ese ntiki umuntu yagukorera ku buryo ushobora gufata umwanzuro wo kujya gusakambura iyi nzu? Rero hari ikintu ngira ngo nshyireho umucyo, ni ukuvuga ngo donc kuba inzu ari iyawe warayubatse ntabwo biguha uburenganzira bwo kujya hejuru ngo uyisakambure. Ibingibi by'abantu mubimenye. Hari abantu bagiye mbona bari gukomeza kugenda bitwaza ngo inzu niye, ngo niwe wayubatse. No, ntabwo ari uko amategeko akora, ntabwo ari uko akora. Niba warubatse inzu ntabwo bivuze ko ufite n'uburenganzira bwo kugenda ukayisenya, kubera ko ujya kuyubaka ni impamvu yubatse ku mpamvu z'umuryango. Niba se ufite umuryango ukaba ari gusenya iyi nzu, utekereza ko utari guhombya, donc utari gushyira ubuzima bwa bamwe mu kaga? So rero abantu bagiye basobanukirwa ibintu bijyanye n'amategeko, kandi bamenye neza ko mu gihe bakoze ibibi rwose itegeko rishobora kubagonga. So rero byari ibyo, dutegereze n'ubundi turebe icyo ubutabera buzakora. Njyewe ndabashimiye kandi bifurije gukomeza kugira ibihe byiza ndetse n'umwaka mushya muhire wa 2026. God bless.